ngaho nawe tekereza umuntu uguhemukira ninde. Ureba abanzi ufite, nujya kureba abanzi ufite urasanga bari inshuti magara cyangwa se bari abantu bawe babugufi aribo bahindutse abanzi bawe. Ni yiye mpamvu? Nuko ubugome bwamaze kugwira, urukundo rwa benshi rugakonja. Ariko ndagira ngo mbatangarize ko hari ikintu kimwe simusiga Imana ishaka ko dukunda kugira, nuko tugira urukundo, kuko niyo nkingi yonyine ifasha abera bagana Isiyoni. Turabasuhuje mwese abakurikiye Urakenewe TV, ineza y'Imana n'urukundo rw'Imana nibane namwe. Dukomeje gushima Imana ndetse tunabashimira mwebwe mwese mukomeza kutugaragariza ko mudukurikiye. Mugenda mutwereka ibimenyetso, like mukora, share mukora, ndetse n'amakomenti yanyu atugaragariza ko mudukurikiye, kandi n'amaviews yanyu arabitwereka. Imana ikomeze ibaha umugisha kandi mukomeze mugubwe neza kuri uru rubuga rwanyu rwabashyiriweho kugira ngo mukomeze guhembuka. Imana ibaho umugisha. Nimunyemerere rero nkuko bisanzwe tuganira ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye. Tugiye gusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo, igice ni cya 24, umurongo ni wa 12. Dusome Matayo igice cya 24, umurongo ni wa 12. Yaravuze ngo maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Reka dusoreze mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana, igice cya 13 n'umurongo wa 34 ndetse n'uwa 35. Aravuze ngo ndabaha itegeko rishya, ngo mukundane nk'uko nabakunze, muba ariko namwe mukundana. Ibyo nibyo bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye, nimukundana. Imana nihimbazwe. Reka dusenge hanyuma tuganire. Mana, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe duhaye, nunyemerera umwuka wera mbere umuyobozi, kugira ngo iri jambo rigire umumaro ku muntu wese uryumva. Mwuka wera adahebira mu mutima w'Imana byuzuza akanwa kanjye, maze abateze amatwi Urakenewe TV babashe guhemburwa n'ijambo ryawe. Tubisabye Imana ihoraho mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Bakunzi ba Urakenewe TV, nkuko mumaze kubyumva mu ijambo ry'Imana, ndashaka kuvuga ku ijambo ryitwa urukundo. Ndashaka kuvuga ku rukundo nk'inzira imwe gusa, nk'uburyo bumwe Imana yatanze ku bantu bagana mu ijuru kugira ngo turugenderemo kandi rufite umurongo ushyitse muri twe. Dusomye amagambo yavuzwe n'umukozi w'Imana Yesu, cyangwa se ni Yesu wabyivugiye nk'Imana nk'umwami. Avuga ijambo rikomeye ngo kuko ubugome buzagura, urukundo rwa benshi ruzakonja. Yararimo avuga ibimenyetso bizagaragaza ibihe by'imperuka. Igihe yagaragazaga ibihe by'imperuka nibyo bihe turimo uyu munsi, nibyo bihe wicayemo, nibyo bihe ntuyemo, nibyo bihe sosiyete nyarwanda cyangwa se isi yose ituyemo. Urukundo mu bantu rwarakonje, abantu batakaje umwimerere. Ariko nje kuvuga ku rukundo kugira ngo umuntu wese yongere atekereze ku rukundo ni iki, kubera iki Imana yavuze ngo turugire. Dusomye ijambo ryatubwiye ngo kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Hari ibintu bikomeye cyane byabaye muri sosiyete y'isi, mu buzima rusange, mu muryango, muri sosiyete, mu bantu, mu buryo bw'ubushuti n'ubuvandimwe. Abantu bahinduka abanzi bakomeye. Ibimenyetso simusiga byerekana ko imperuka y'isi iri bugufi, ndetse no kuza k'umwami wacu Yesu gusohoye. Bishatse kuvuga ngo buri muntu wese akwiriye kugira icyo yitaho kugira ngo iherezo rye ritazaba ribi, kuko igihe cyo gusoza kw'isi no cyangwa se kurangira kwayo cyegereye abatuye isi. Yesu aravuga ngo mu bimenyetso bikomeye bizaba bihari, ubugome buzagwira. Ngaho nawe tekereza umuntu uguhemukira ninde. Ureba abanzi ufite, nujya kureba abanzi ufite urasanga bari inshuti magara cyangwa se bari abantu bawe babugufi aribo bahindutse abanzi bawe. Ni yiye mpamvu? Nuko ubugome bwamaze kugwira, urukundo rwa benshi rugakonja. Ariko ndagira ngo mbatangarize ko hari ikintu kimwe simusiga Imana ishaka ko dukunda kugira, nuko tugira urukundo, kuko niyo nkingi yonyine ifasha abera bagana Isiyoni. Yesu ashimwe cyane. Mu gihe Yesu yavugaga aya magambo, byarangiye iki gihe dusohoyemo kidushyitseho, urukundo rwarashize mu bantu. Nawe utekereze, abo wagafashe nk'inshuti nibo bahindutse abanzi, abo wakagize abanyamuryango bawe nibo bakurwanya, abo wakagize amaboko yawe nibo bagusenya. Nujya kureba uzasanga sosiyete nyarwanda cyangwa se sosiyete ku isi, cyangwa se reka nze mpere no mu Rwanda, jenoside yabaye kubera urukundo rwashize mu bantu. Abantu badukira abavandimwe, abantu bashingiye, abantu bashingiranywe, abantu basangiye, abantu bagabiranye, bafata ibipanga baratemana. Nugire ngo hari ikintu ku rukundo rwashize mu bantu.
barigishijwe n'ibyo, bahuye n'inyigisho mbi z'abakoroni zirabangiza, ariko bitewe n'uko urukundo rwashize mu bantu rugira impact, bituma bangirika kurushaho, bituma basohoza imigambi yabo mibisha. Reka mbabwire ikintu gitangaje, nuko ubu uyu munsi urukundo rusigariye ahantu hatatu gusa. Ndashaka kuvuga ahantu hatatu hasigariye urukundo, turebe icyo dukwiriye gukora kugira ngo tubungabunge urukundo nyarukundo. Urukundo ahantu hambere rusigariye ni ku munwa. Umuntu arakubeshya ko agukunda, akagutera imitoma, akakubwira amagambo acyurikiranye rwose agaragaza ko akubereye, agaragaza ko ari mwiza, akwereka ko agukunda pe, ariko ni ikinyoma ruri ku munwa. Mu kanya gatoya nibiguhindukana bikakubana bibi, ntabwo uramenya aho rugiye. Kubera iyihe mpamvu? Urukundo rwo ku munwa rugaragara muvugana, iyo mutandukanye burya asigara kunegura, iyo mutandukanye asigara kuvuga ukundi. Ariko ndagira ngo mbabwire urukundo nyarukundo ruri muri Kristo Yesu nirwo dukwiriye kugira, nirwo dukwiriye gutunga, kugira ngo tugire amahoro arambye, ndetse na nyuma y'iyi gisi irangira tuzabe mu buzima budashira tubanye n'Imana Data. Imana ibampera umugisha. Icya kabiri, ahantu urukundo rusigariye ni ku bantu banganya ubushobozi. Bantu banganya ubushobozi urukundo rwabo rurakomera, kuko bahurira ahantu bari busangire, bahurira mu mahoteli atandukanye basangirira hamwe, aho banywera kofi ni hamwe, kubera ubushobozi bwabo burangana. Niyo umwe ashatse gusura undi apakira ibintu akuzuza imodoka, akajya gusura undi kandi muri sitoke hagiye biryo. Ariko wa wundi wepfiriye udahuje nawe ubushobozi, cyane cyane abafite uburyo bufatika bw'ubuzima bw'ubukire, basura bagenzi babo bakize nkabo. Ariko ndagira ngo nkubwire ko niyo waba inshuti n'umukire, biragoye kugira ngo apfe kugusura. Biragoye pe, keretse ari umutima w'Imana wamujemo, nabwo ari umwuka w'Imana umuyoboye. Ariko mu buryo fiziko busanzwe biragoye kumukira asura umukene, nubwo waba uri inshuti ye kajana. Niyo mwaba mwarabanye mu buzima mukennye, wakaza gukira, birangira yihinduye inshuti, agakundana n'izo banganyije ubushobozi. Nibo bahurira mu manama, nibo bahurira muri business, nibo bahurira mu buzima bwa buri munsi. Naho urukundo rwongeye gusigarira, agapakira ibintu akuzuza imodoka akakuzanira, andi akongera akamuzanira, akamutwerera kuko nawe azamutwerera. None nawe uramutakira, akumarira iki se uzamwishyura iki? Ntabwo byashoboka. Ahantu urukundo rusigariye naho ahantu ha gatatu rusigariye ni ku ntumbi. Umuntu ararwara akaremba, my friend, akajya mu bitaro akamaramo imyaka n'imyaniko. Munkurikire munyumve neza. Akarwara akaremba akabura umugemurira, rimwe na rimwe agasabwa imiti kwa muganga akabura amafaranga yiguze, agapfa yabuze umuti. Ariko yapfa yava mu mwuka, basiba akazi muragahagarika, mugashaka iyo bwabaga, bakavuga adapfa, batavuga ngo sinahageze, batavuga ngo sinashyinguye. Umuntu akatsa ijipe yo kuza guherekeza umuntu wapfuye atarigeze amusura arwaye. Umva urwo rukundo. Urukundo intumbi rudakunda umurwayi. Umuntu akiyemeza ati ayasarekeye muyambaze. Ninjye uzakarabisha abantu, ninjye uzatanga yo gukaraba. My friend, inshuti zanjye bwoko bw'Imana, ni gute umuntu yanze kukugurira umuti, akaba atakugurira ikinini, ariko akaba yagura serikeye? Nta rukundo rugisigaye, naho rusigariye ni ku ntumbi. Akaguherekeza neza, bakaririmba heza mu ijuru, bakakwandikira indabo ngo twaragukundaga, bakandika tuzahora tukwibuka, tuzahora tubona, birangiriraho. Nta rugisigaye, naho rusigariye, ariko rwose ni ikinyoma. Nyamara Yesu Kristo yavuze amagambo akomeye mu butumwa bwiza bwa Yesu ko twanditswe na Yohana 13 tumaze gusoma. Havuze ngo nimukundane nk'uko nabakunze. Ndabaha itegeko rishya, bene data munteze amatwi, aho muherereye hose, nimukundane nk'uko Yesu yadukunze. Nicyo gikwiriye abera b'Imana, nimukundane. Yesu yatanze ubuzima bwe ku bwacu. Matayo 3:16, Yesu yavuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ni Matayo wabyanditse, nicyo cyatumye itanga umwana we w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana yakoze igikwiye, iduha icy'urukundo, itwereka urukundo nyarukundo. Natwe dukwiriye kuba mu buzima bw'urukundo, nibwo tuzagaragaza Imana nyamana muri twe, nibwo tuzagaragaza ubudasa bw'Imana muri twe. Ni urukundo. Nutagira urukundo, amagambo wavuga, ibikorwa wakora, nta rukundo ufite, pole sana, byarakurangiranye. Akayira kajya Gihenomu burya kari hafi aho ngaho. Yesu ashimwe cyane.
ibi bintu mbabwiye ni ukuri kuzima. Bibiliya yatubwiye ko ikintu gishobora kuzatumenyekanisha ko turi abigishwa ba Yesu ni urukundo. Niba ntarwo dufite ntabwo turi abigishwa ba Yesu. Icyakora turamuvuga ariko ntitumuzi, nk'uko abantu bakaba bari inkuru batahagazeho. Hari igihe abantu bazi gushyushya inkuru batahagazeho, akayishyushya akayishakira n'ibimenyetso akayisiga akayibatiza, ariko ntabwo azi imvano y'iyo nkuru. Niko n'abantu bavuga Yesu batazi badafite urukundo bameze nk'abantu bashyushya inkuru z'umuntu batazi. Yesu agira neza, aratabara, akunda abantu. Wowe ukunda ndetse araruhura, ufashije bangahe se? Agira neza, ugirebe neza bangahe se ko ari muri wowe? Ariko abari muri Kristo Yesu bafite urwo rukundo baba mu buzima bufashanya, baba mu buzima buhumurizanya. Yohana yarabivuze mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, ndatekereza ni mu gice cya 4 n'umurongo wa 20, yaravuze ngo umuntu navuga ngo nkunda Imana akanga mwene se, uwo muntu aba umwicanyi. Uwo muntu n'umwicanyi, wanga mwene se n'umwicanyi. Niba hari abagome baba, umuntu wese wanga mwene se uwo naduyi n'umwicanyi, no kumwica uba wamurangije, ntacyo uba umumariye. Rero umuntu wanga mwene se n'umwicanyi. Niyo mpamvu Yohana yabyanditse, aravuga ngo umuntu navuga ngo nkunda Imana akanga mwene se uwo bari umunyabinyoma. None se waba udakunda mwene se, ureba uzakunda Imana utabonye? Ireshya itese, isitese, ingana itese, uyibona utese, mwahuriye hese? Nutayibona muri mwene so nta handi uzayikura. Kunda mwene so uzaba ukunze Imana. Imana ihimbazwe cyane. Nshuti zanjye, ndagira ngo mvuge ku nkingi 6 z'urukundo umuntu arebe yasenyutse yongera yubake. Ndashaka kuvuga gato ku nkingi 6 z'urukundo. Iyawe yasenyutse wongera yubake, ugira urukundo nyarukundo, nibwo uzaba mu mahoro Imana ishaka ko wakwabamo. Inkingi ya mbere ni ugukunda Imana yakuremye. Yesu ashimwe cyane. Nukunda Imana yakuremye uzahita umenya ko ubwawe uri ishusho y'Imana. Numenya ko uri ishusho y'Imana, na mwene se ureba imbere yawe uzawujya ubona ko ari ishusho y'Imana. Igituma utabona mwene so nk'ishusho y'Imana, utabona mwene so muri wowe, nuko udakunda Imana. Iyo uza gukunda Imana wakamenya ko amaboko yawe ariyo yakubumbabumbye kandi akabumbunga uwo mwegenzi wawe, ukamusanisha mufitanye isano y'ubumana buri muri mwebwe, kuko twese twahumekeyemo umwuka w'ubugingo. Ni ikintu cya mbere kigomba gutuma dukunda Imana, nuko umwuka duhumeka ariyo tuwukesha. Iyo utwaye ibyacu birarangira. Nshuti yanjye, kuremera kwawe, icyubahiro ufite, intebe wicaramo, kwidunda kwawe, uburyo ugenda wumva kukomeye, ubikesha umwuka Imana yaguhaye uri guhumeka. Iwugukuyemo bakuraho ngaho bajya gushyingura. Nta kindi cyerekezo baguha, nta yindi viziyo bakugenera, nta wundi mugisha wundi ufite keretse kujya mu gitaka nyuma yo gupfa. Amahirwe yawe rero uyafite ugihumeka. Yesu ashimwe cyane. Kuba tugihumeka umwuka rero wo mu mazuru, tugihumeka umwuka Imana ashize muri twe, ni impamvu ikomeye yo gukunda Imana, tugahimbaza Imana, tukayinezeza. Iyo niyo nkingi ya mbere. Inkingi ya kabiri nuko ugomba kwikunda ubwawe. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo kwikunda ubwawe nibyo biguhesha ireme ryo gukunda mwene so. Umurebera muri wowe. Niba wigiriye neza n'undi uzamugirira neza. Yesu uzambwira utenga urikunda wiyahura mu biyobyabwenge, memu birakwangiza. Uzambwira utasenga urikunda wigize maraya, uri kwiyangiza. Ntabwo bishoboka. Banza wikunde, ugire confidence yo kwiyitaho. Wumve ko utari umukobwa ugomba kuvogerwa n'ubonetse wese. Wumve ko utari umuhungu ugomba kuba mu bura kwiyangiriza uko ubonye wese. Wumve ko uri umusore, uri umupapa, uri umumama wihesha agaciro. Wowe ubwawe ukidekiriva ukumva ko uri umuntu ufite value igomba, uri umuntu uhenze, uri umuntu utagomba kwandagara, uri umuntu utagomba kwiyandarika, uri umuntu wese adashobora kubona ngo akwita icyo ashaka ko akwita cyo. Akubona uri seriye ubwawe wikunze. Niba wiyenza n'abantu bazakwanga ngo banyita inda, babure kukwita inda. Ese suri yo koko? Nawe ubwawe warihararutswe, wiyimba kuba umukobwa, wiyimba kuba umumama, uragenda wambara imyenda y'abamaraya, urajya gutega. Ni gute se bakwita bashingiye kubyo bakubonamo? Banza wikunde, wigirire icyizere, uhagarare mu mwanya wawe, wihesha agaciro, uzabuhaye n'abandi kuguhesha agaciro. Imana iguha umugisha. Icya gatatu, kunda umuryango. Dufite abantu banze umuryango, kandi kwanga umuryango wawe ni ukwiyangiriza wowe ubwawe. Ndagira ngo ngutangarize unteze amatwi, nta na rimwe uzabona undi muryango urutuwuvukamo. Nubwo batagukorera neza, nubwo baguhemukira, nta wundi muhuje amaraso.
nova neva amaraso akurimo n'ay'umuryango murayahuje 100%. niwanga umuryango wawe wanze amaraso yawe. Ibyo abandi wabonye hirya b'abakopine ku ruhande bagutwaye muhuje ubwo ayo marangamutima yanyu, ariko watakaje indangagaciro z'amaraso yawe. Kunda umuryango wawe uwiteho, niwita ku muryango wawe nibwo uzubaka inkingi y'urukundo. Ibyo bagukeneye bazabibona, nawe ibyo bakeneyemo ubibone. Ariko nudakunda umuryango wawe bizagora kubaka ejo hazaza hawe. Imana itugirire neza. Inkingi ya 4 ni ugukunda abandi utarobanuye. Gukunda abandi utarobanuye niyo nkingi ya 4 yo kugarura urukundo rwawe. Wireba umuntu ngo akomoka ahangaha, wese ukomoka he? Ngo yavukiye ahanga, wese wavukiye he? Ngo aresha cya wowe uresha utese. Yohana yarabyanditse ejo bundi mu rwandiko rwa mbere, yanditse igice cya 3, yaravuze ngo bakundwe ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzabera ntabwo kurerekanwa. Ariko icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Ubwo naza ari muremure twese tuzaba barebare, naza ari mugufi twese tuzaba bagufi. Rero gabanya agatiku ko kugaragaza ko hari ahandi hantu wavukiye, si mu ijuru ni ku butaka upfa nk'abandi, ahubwo iga kubana n'abantu bose utarobanuye. Kunda abantu bose utarobanuye, kuko nta muntu uriho nk'impanuka. Buri muntu wese yavuye ku Mana, ni Imana yamuremye abaho. Wige kurobanura abantu ngo basi nabakunda abandi abakunda. Wayi kubera iki? Uranga umuntu se watumye abaho? Umwuka humeka se n'uwawe, umwangira iki? Kunda abantu bose utarobanuye. Iyo ni inkingi ya 4 izatuma wubaka urukundo. Inkingi ya 5, kunda itorero ryawe. Yesu ashimwe cyane. Kunda itorero ryawe were kuri Sebiya. Burya itorero ni famiye. Mwitorero ni famiye, n'ahantu twungukira iby'umwuka ndetse n'iby'umubiri. Niho tugirirwa inama, niho tugirira iterambere, niho tugira ibintu bitwubaka mu buryo bwiza buri spirituel, mu buryo bw'umwuka, ndetse tukabona n'inshuti zidufasha kuba ku buryo bw'umubiri. Kunda itorero ryawe wirisebya, wigenda uvuga nabi itorero ryawe. Izo ni imwe mu nkingi zizagufasha kuba ku rukundo. Rishigikire, uribe muri kunze. Ni uburyo bwiza buzatuma ugirira amahoro mu nzu y'Imana no mu itorero ryawe ku manywa ndetse na nijoro. Inkingi ya nyuma, kunda igihugu cyawe. Gukunda igihugu bivuga iki? Gukunda igihugu bivuga kukitangira. Ntabwo waba ukunda igihugu cyawe ngo wange gutanga umusoro. Ntabwo bishoboka. Niwaba ukunda igihugu cyawe ngo wirengagize amabwiriza leta ishyira. Kunda igihugu cyawe, nurangiza ugisengere, kuko abami nibagubwa neza nawe uzagubwa neza, abayobozi nibagubwa neza nawe uzagubwa neza, ingabo nizigubwa neza nawe uzagubwa neza, igipolisi nikigubwa neza nawe uzagubwa neza, abaperezida nagubwa neza, abaminisita bakagubwa neza nawe uzagubwa neza. Kubera iyihe mpamvu? Bazagira uburyo bwo gukorodana imirimo bashinzwe, bayitunganye neza nawe kugereho. Ariko nihazamwe intambara, umwanzi akabatera, nawe uzahungabana. Umwanzi natera igihugu, nawe uzahungabana. Kunda igihugu, ugisengere, nibwo uzakora, nibwo uzajya Dubai bikemera, nibwo uzacuruza ntihagire ukwangiza, nibwo uzagira udufaranga ntihagire ugutera ngo adutware. Ariko umutekano nuba muke, uzacuruza ufite ubwoba, nayo wakorewe umunsi bayakwambure. Ariko hakenewe kugira ngo ukunde igihugu ugisengere, ukigiriremo amahoro. Igihugu nikigubwa neza nawe uzagira amahoro. Siva kwa Mungu. Izo ni inkingi 6 umuntu wese akwiye kugira ngo agaruke mu rukundo. Nimukundane nkuko nabakunze, nibyo bazabimenyera ko muri abigishwa banjye. Nimukundana, niryo tegeko rishya Yesu yatanze, nuko dukwiriye gukundana tukaba mu buzima buhesha Imana icyubahiro. Nshuti yanjye, ni wowe Imana ikeneye kugira ngo ube mu rukundo. Ni wowe Imana ikeneye ngo ugarure urukundo rwawe rwatakaye. Ni wowe Imana ikeneye ngo wubake inkingi zawe zasenyutse. Ni wowe Imana ikeneye ngo wongere uhindure ibyamaze guhindana, ubishyire mu murongo nyawo, kuko Imana iguhamagaye ukeneye. Iyi TV yitwa Urakenewe, nawe Imana iragukeneye. Yesu ashimwe cyane. Nubwo sosiyete yaba yaragutaye, Imana yiragukeneye. Nubwo abantu baba barakwigije inyuma, Imana yiragukeneye. Ni wowe ukeneye ngo uhindure ibintu. Nubwo umuryango wakwanze wowe ukunde, nubwo sosiyete yakwanze wowe yikunde, nubwo ibintu byagiye biguhindukana, wowe byubake, kuko ni wowe Imana ikeneye ngo ihagarane nawe. Ni wowe Imana ikeneye ngo ikuhe icyerekezo. Ni wowe Imana ikeneye ngo ikubake, yubake none n'ejo hazaza. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Nshuti yanjye, ndagira ngo uduteze amatwi uyu mwanya, tukiri kuri kamera za Urakenewe TV, tugiye kugusengera Imana. Gira icyifuzo, ufate iya mbere,
yo kugarurirwa urukundo rwawe rwatakaye rusubire mu mwanya rukwiye kubamo, nibwo uzagira amahoro muri iki gihe cya none ndetse no mu gihe kizaza ukazabana n'Imana iteka. Yesu aragukunda kandi nanjye ndagukunda, niyo mpamvu ngiye kugusengera Imana. Yesu aguha umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, ndasenze kugira ngo ijambo ryawe rigire umumaro ku muntu wese uryakiriye. Uwatakaje urukundo arugarure, uwasenyutse wongera umwubake, uwabuze amahoro wongera uyamuhe. Ineza y'Imana, ubwiza bw'Imana, urukundo rw'Imana, gukora kw'Imana bimanuke biganze mu bantu bawe. Reka buri wese yongere yubakwe nk'uko ukeneye ko yubakwa, ahagarare mu mwanya ukwiye ko ahagararamo, abe uwo ushaka ko abawe. Ineza y'Imana iganze imitima yacu ku manywa ndetse na nijoro, tubisabye Imana ihoraho mu izina rya Yesu, amen. Kora share, subscribe na like, maze ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Turagukunda. Bye bye.